We Musa. Yego sariho. Uyu mukobwa muramushakira amahoro cyangwa namahane? Ese mwana ukuntu nzinje hari umuntu nagirira nabi koko. Numva shange subizi ko ntajya nkina n'akazi se. Ubu tayari namaze kumu ari ubundi ni wowe umushaka cyangwa mani hari umucuti wanjye ushaka kumubona gusa. Ahubwo ise umubona. Ubwo rero tayari nge nta mikino ngirana n'akazi nge nkina n'umushahara. Ayange bwira uwo muntu muyashyire ku idirishya. Niba mubishaka mumbwira ugomba he n'amafoto ye namubonye. Bonye hano mu cyumba bitameze fresh ngabanza kwasasa. Dani bimeze bite? Waraye udasinziriye none ndabona unazindutse bite byagenze bite? Ako bundi Musa kuki uhora unyibazaho cyane nkaho umpangayiki? Bimeze bitari wo? Dani ntago wabura guhangayikira umuntu urega mu bana mu nzu. Noneho ibyawe byo birancanga pe. Iyo utarose nabi ngo uvuze induru unanirwa gusinzira. Byaje byo sinzi kabisa. Byo iri joro naribuze neza. Ntabibuze kabisa. Tambwira ko warose wa mukunzi wawe utazi n'agasura ke. Ya ntago ari ibyo ngibyo. Ni ibijyanye n'akazi. Ahubwo uramuvuze ndibuka ejo twapanze nyine gahunda yo guhura. None natekereje ahantu twahurira heza nahabuze neza. Ahantu wabuze wandangira hanze kwishi hano hafi twahurira. Uzabaye ari nge namubwira tugahurira mu mbari. Bro uzi imbari ziri hano i Kigali. Hano i Kigali hari imbari za danje wahuramo n'umwana. Nyine wowe ndangira gira ngo urabizi ibintu bijyanye n'utubare ntago mbimenyere. Sibyo? Ikindi waye ufite umwanya waza tukajyana. Sha bro umwanya ntago nawubura. Ubu nabura umwanya ugiye kuntama udutsinge. Bro turajyana nari bikabisa ariko Dani hari umucuti wanje yari yambwiye ko afite ifoto y'uriya mukobwa. Ubwo nta kuntu twamubwira akayitwohereza aho kugira ngo ugere usange ni ikibebe cy'ubufumane. Bibaza usanze ari ikibebe cy'ubushiti mwana. Usanze tubonye ari ikibebe cy'ubufu kujyaho wabyihorera. Umva bro ngewe ukuntu ntekereza uriya mukobwa ntago ngiye ndi gukeka ko yaba ari umukobwa mubi. Niyo mpamvu ngiye biri kunshishikaza kugira ngo ndebe ko twahura. Numva mfite amatsiko arenze no kuba wenda atohereje iriya foto yiwe ashobora kuba yifuza ko twese twahura nta numwe uziranye n'undi.
Dani ushobora kuba wibwira ko uriya mukobwa atakuzi ugasanga akuzi. Ariko gusa ntawamenya. Hari ubundi wambwiye ko yitwa nde? Uyu ninde ko musanze mu mafoto ya Ian? Ni wa murumuna wawe? Ihangane ni ndabona wanze ufite ibyo kwibutsa ndabona wabaye. No, it's okay. Gusa iyo mubonye nibuka ko namutengushye nkumva nicirira urubanza muri njyewe. Ntabwo nakwizera ko imyaka 5 yose iciyeho ntarongera kumubona. Asundire ni iki cyabaye gituma hashize iyi myaka yose utari wongera kubonana na murumuna wawe cyangwa papa urwaye? Teddy, ni inkuru ndende. Nta mwanya mfite wo gusubirira reka tuzinge imyenda tugende mu rugo ndabikubwira tuhageze wenda. No. Ako dufite umwanya wo nta kibazo wambwira. Hashyitwirukansa se? Teddy njya kuva mu rugo. Nari nasezeranyije abantu 3 ibintu. Ibi 3. Sikimbaza nuko nta kintu na kimwe mubyo nabasezeranyije nigeze nkubahiriza. Nasezeranyije nahise ko ntazigera na rimwe mutenguha. Tongera nsezeranya Jimmy ko nta na rimwe nzamwimukira. Ndasubira kandi nsezeranya data ko nzakora ibishoboka byose nkamuvuza. Kimbaza nuko nta na kimwe nigeze nkora basi muri ibyo ahubwo nagiye nkahera. Ibyo ndabyumva pe. Ariko se hari ikintu numva. Ni iki cyabaye mu buzima bwawe cyatumye uhinduka bingana gutya? Hari umukobwa wangiriye nk'intiza njyaniwe. Amaze icyumweru cyose navuga kubera guhungabana. Ariko nawe yageze aho arabirambirwa.
Gusa wa mukobwa we iburi ikiragi niba ari ngiye wanze kuvugisha simbizi ariko umaze icyumweru muri iyi nzu ntuvuga wambujije kwinjiriza abakiriya bise wahagaritse akazi kanjye rero uzi ukuntu ibintu bimeze najya nkubwire ko ugomba gushaka ahandi hantu uba ugiye nta handi hantu ho kujya mfite ese burya uravuga ntabwo n'ubundi nagutunga muri geto yanjye nta kintu ukora kujya wirirwa uryamye nta kintu na kimwe cyatuma nkutunga sinanakuzi gusa urumva nakomeza kubana n'umuntu nkatunga noneho umuntu ntanazi ntabwo ibyo bishoboka rwose ariko nanjye nakora nk'ibyo ukora uragacucu ibyo nkora si urabizi wowe va ngiye Belize ndi indaya ngiye mbona amafaranga cyambaho ari uko naryamanye n'abagabo uranyumva neza urumva ibyo ngibyo uzabishobora ngaho nawe irebe why not se wumva ko njye ntabibasha hera aha mva mbanze nkabwire ubuzima bwose burigwa kandi nta situation n'imwe umuntu atabasha kubamo igihe nta mahitamo namwe asigaranye shana nawe disi menya impamvu utajya ushaka kuvuga kurya papa Ian disi nuko nawe utamuzi nubwo naba muzi Teddy naba mwanga ntashobora kubyumva Teddy ibintu kuva byambaho nibwo ngize imbaraga zo kugira ngo mbibwire ndakwinginze niwe muntu wenyine mbibwiye reka bizakomeye hagati yanjye nawe disi niyo uza kugira umuntu biganiriza ntabwo biba byarakugizeho ingaruka zingana gutya nk'izo kuba waragize umuntu wibwira ntabwo uba umeze gutya pe nk'izo kubiganiriza nka murumuna wawe se cyangwa papa wawe kandi bari kukumva ntabwo byari kuba byaragenze gutya Teddy reka tugende Pere mwari muri aho uramuhungu wanjye yego umeze neza urebye nta kibazo nta mahoro karibu Jimmy Raisa uraho mwari muri aho komera cyane imyaka myinshi komera namwe se mwari muri aho ariko turanakibazo sera wari uri hano ndahari nyine papa nawe rwose
kumva nk'abandi nk'ihanga. Oho, Jimmy, Karame. karibu mu rugo. Murakoze uretse ko ntabwo ari ngombwa ko karibu kuko hano habaye mu rugo. Iyi nibyo ariko nyine nk'umuntu tubona agake gashoboka tugomba kumuha karibu. Ya nabyo nta kibazo bikenewe yego. Akazi rero karagenda. Urebye akazi nta kibazo karagenda nyuma yo kuba nkorana neza na company yanjye bangirira n'icyizere bakanyohereza iyo za Kigali niyo maze iminsi urebye ubundi ntiyego. Nibyo. Jimmy, Karame. sigaye ujya i Kigali? Cyane ntabwo nimara nk'ibyumweru nka bibiri ntagize. Nese nakumva wagerageza ukashakisha amakuru ya Reya kora niba mu mujyi wa Kigali wahamubona. Bo urebye nakabikoze ariko njyayo mfite umwanya mutoya ndi mu nshingano z'akazi banyaka n'amaraporo n'iki urumva rero ntabwo mbona umwanya wo kurwa nabona umwanya wo kumushaka. Biragoye. Ariko Raisa. Karame papa. Icyo cyose nukwiye kongera kukibaza. Mu by'ukuri twakiganiro bihagije. Ikindi Ereya ntabwo yagiye kuba yaritambuka. Yavuye hanakuze. Urumva? Yego. Mfungo si twebwe twavuye ko tumushaka. Aza aho yadusize. Yakabaye agaruka akaba atari ko se abantu nasize inyuma bimeze bite. Akaza katureba. Niba kiri mu Rwanda ari muzima nta kabuza azaza cyangwa se ntituzi biri mu mutima we. Si papa, ushatse kuvuga ko Reya yaba yarapfuye se? Ntabwo byo navuze. Ariko nabyo wanabikeka. None se umuntu wagiye ireba imyaka ishize. Nta kuva yagenda ntabwo arahindukira. Kuva yagenda nta n'warato nta n'intumwa. Kose wabibona ikintu cyangwa kiri muzima. Ibi byose ni Imana ibizi. Gusa njye ntabwo njyumva gutyo ko yaba yarapfuye kuko njye Reya yaramutse apfuye nabyumva mu mutima wanjye kandi mu mutima wanjye ndi kumva ko Reya akiriho. Reya rwose ntabwo yigize kandi igihe kizagira Reya tumubone. Pe ni Imana ibizi nta ugeno n'iby'Uwiteka. Ariko Rayi. Karame papa. Ko waje nyine ugatereka inyo hano umushyitsi ko ari aha ngaha nta kantu gahari ngo byibura tumwakire. Reba ariko se ntabwo uzi ko harya n'iki cyanyugo. Daje papa ndaje gutunga. Yiga kuza gufata mu bagabo neza n'akazi kawe. Sha. Ese Jimmy Karamizo. Hari ubwo ujya muri Kigali. Cyane ntabwo njya mara nk'ibyumweru nka bibiri ntagiye gukorera. Gusa ahubwo amahirwe ahari nuko nenda kujya gukorerayo navuga bya burundu kubera ko company nkorera niyo ufite icyicaro. Rero bari muri gahunda zo kunyohereza gukorerayo bankore hano. Ni byiza cyane. Yego. Ni byiza. Ese ngira impungenge ubu nawe ugiye kugenda umare amezi 2, 3, 5 n'umwaka cyangwa n'ibinarenga cyangwa nawe ugiye kumera nka Reya. Oya nago numva ko byagera kuri urwo rwego yuko ngenda nkabura cyangwa nkamara ayo mezi menshi kuko byagenda kose iyo umukozi akora abona n'akaruhuko. Rero mu karuhuko nzajya mbona nzajya ngerageza nzi mbarebe ntago nzagenda ngo mbe nka Reya. Jimmy. Karame. Yari inshuti yawe cyangwa reka mvuge ko ari inshuti yawe kuko ntabwo mvuga ngo yarapfuye cyangwa ntabyo nzi. Ariko ntabwo yapfuye. Ariko yarambabaje. Ngenda bizi neza ko Reya atapfuye. Gusa ntukamere nkawe. Ese iya nari hehe? Ari hanze arimo arakina na Sarihungu dore ko bakundana kubi. Kugira ngo iyo wabaga bamusize aha ngaha ajyaga anyikoza. Ntacyo byibuze umwana wanjye agera kuri twishima agaseka. Umva ahubwo Dede ndashaka ko ngira inama. Uruka mu twajyaga tuvugana nigeze kwibiriza amafaranga.
yanyemereye amafaranga ariko noneho nyine ashaka ko duhura kugira ngo ayamereze. waje kugira ngo usa noneho ushirika isoni urayamwaka. Ntabwo wabyemera. Umva nyine narabanje ndamunywera. Ewana nyine ndamunywera ubwo bamwengoje gutyo kuko numvaga nari bubona ahantu muhera numva ntabona ukuntu mubwira ngo nshaka amafaranga ndanze ndamunywera ubundi ndamwiyongoza. Yaranabinyemereye nyine anyemerera amafaranga pe ariko noneho ikibazo mfite nshaka kunangiraho inama ubwo condition ni uguhura kugira ngo nyabone. Genda nyine muhure asanga we yarazi nk'agakobwa keza kitonda gasenga asanga ni wa mukobwa yigeze gucyura yasinze. Sha waretse kumbwira gutyo ubuze ubwo wumva nabikora koko. Gusa nyine ikibazo niho hantu honyine nari nsigaranye icyizere cyo gukora amafaranga y'ishuri rya Ian. Gusa ndabigenza gute? Shambo nanjye ntabwo rero ntabwo nakugira iyo nama pe. Ntabwo nakugira iyo nama kuko ibaze uramutse ugiye agasanga umuntu yarazi nk'umuntu witonda w'umwana mwiza ukijijwe agasanga ni weho yigeze guhari ifite wasinze w'umusinzi ruharwa shaka. Shakira ahandi pe kuko ntabwo byashoboka. Gusa umva Teddy mfite igitekerezo kuko ndeba nabise. Ntumbwire ko ibyo ntekereje ari byo. Nta kigoye kibirimo Teddy. Wowe ni ukugenda mugahura kuko umva Dani ntabwo anzi ni ukumva tuvugana. Bivuze ngo ubu nyine umukobwa wese bahura aje mu izina ryanjye yakumva ko ari rero nyine bahuye. Hanyuma se nje nawe tuvuga kimwe wumva nge nawe tuvuga kimwe ku buryo yakumva ndireya. Come on. Ntakubwiye kuba tutavuga kimwe se arabibwira ndiko tutavuga kimwe. Wenda kwa telefone yanjye ugende mukominikana kuri telefone yanjye ugende witwa niyogerereye agwa amafaranga uyazane. Hari ikindi ntago muvugana byinshi ku buryo arinda kujya kukuvumbura. Please cyamfasha subiza ko mfite ikibazo gikomeye kuko nakandi nandi mahitamo mfite. Teddy rero nabigenza gute mfasha. Please. Yante. Ika mucika no mutsinzi. Wayibonye? Dunda cyane kubera ko ngiye ndi muremure sibyo. Ariko Ian injira mu nzu kure mu myenda uze nkoze. Se yure ko umwana twikinira bigutwaye iki? Ese ugiye mwahere kuko ntabwo ibintu murabihaga. Urabona igiye mwahere nagende mu nzu akore imyenda ze mwoza aryame. Ase mama iya nta muntu mwamufitanye ikibazo cya danje ku buryo ashaka kukugirira nabi. Umuntu umeze gute se? Nta kibazo mfitanye n'umuntu wari we wese. Amara ushobora kuba hari umuntu ufitanye ikibazo cya danje ku buryo waba waramuhemukiye akaba ashaka kukwishyura. Sha nta kibazo ngiye rwose mfite ubu ngubu tuvuga. Kuki se undi uri kumbaza ibyo bibazo? Simbikubwirira cyangwa mbigize ibanga. Ese barumbwira ibyo ni iki ubashaka kumbwira uri ukomeza uca ku ruhande uca hirya uca hino? Uziko uwo muntu yamaye n'ikiraka ariko kugira ngo umushake nkubone ibaza umuntu w'ikiraka cyo kugushaka. Umuntu se ngo ninde yanshakiraga iki? Umuntu bita Musa uramuzi? Musa sha oya nta Musa ngewe nzi. Musa rero niwe wambwiye ngo mushake. Igitangaje uwo Musa rero yigeze no kuzanga uzabaze Teddy arabizi. Se batambwiye. Ako uwo Musa nyine nubwo ari we wamaye ikiraka ariko ngo ntago ari ugushaka ahubwo ngo n'umutipe abana ngo niba yitwa Dani. Ngo niwe ugushaka. Bavuze ngo mva mbanze mbere na mbere nkubwire sare hano.
sinzongere kumva uvuga ubusa imbere y'umwana wanjye ejo cyangwa ejo undi tazayicara ngaho ugahora ibyo bigambo uri kumva ibyo tubyihorere uravuze ngo umuntu ushaka ngo yitwa Dani uramuzi se niba yaragukunze ubwo nyine umusore ashaka kugutangamo pasi none se ubizi uretse gato Sava Teddy. Sava. None se nta hantu ujya uhagera se na? Nuko hari umushuti wanjye yaje kureba ahangaha ntabwo bikunze kubaho. Okay. Ya natwe hari umuntu twaje guhura hano niwe dutegereje. Okay, noneho rero kanjye kure umuntu naje kureba ngo niba mufite akanya turaza kongera. Okay, nta kibazo. Se asangwa zana se buriya. Nanjye ndatunguye kabisa. Okay. Ariko se Dani undi gihe umuntu yakubwira ko ageze kuri gate nk'ubu yaba atarahagera cyangwa yayobye. Ushobora gusanga yayobye muhamagara umubaze. Uravuga wa muntu se? Ndabizi se ahubwo kamugane ko muhamagara inde muhamagara umubaze kabisa.